hari ibintu ndeba kubyumva bikanshanga kubisobanukirwa bikanyobera iyo mbonye couple ya Butera Knowless ndetse na Clement. Ndavuga ni iyi ngiyi niyo couple y'ibihe byose twagize muri entertainment nyarwanda. Aka kanya tuvugana barimo guserebra anniversary y'imyaka 10 bamaze basezeranye ndetse n'imyaka igera kuri 15 bamaze baziranye, harimo no guteretana ariko ni famille navuga ko yarinze icyubahiro cy'umuryango. Iyi ni famille yakoze ikintu izindi famille zose z'abastari zananiwe ndetse n'izirimo kuvuka ubu ngubu zikunanirwa zigitangira, ikintu cyo kurinda umuryango wawe imbuga nkoranyambaga kandi ari ahantu wirirwa. Bro, ibaze bafitanye abana bagera kuri 2. Nabonye Butera Knowless avuga ati turashima Imana ko yatugize ababyeyi ikatwemerera kubyara abana 2 b'abakobwa. Ibaze ko abo bana 2 b'abakobwa bamaze kuba inkumi bro, ariko nta muntu n'umwe uzi isura yabo, ntabwo twigeze tubabona barimo kugaragara ku mbuga nkoranyambaga. Ibaze gufata uwo mwanzuro hanyuma ukawurinda mu myaka igera kuri 10 bro, ikintu kidasanzwe. Butera Knowless akomeza avuga ati ndashima Imana ko yakumpaye, you are a gift muri iyi myaka twamaranye, kandi nanone navuga ko twakomeje kugenda dufashanya kumvana. Ntabwo yari imyaka navuga ko yari y'amata n'ubuki, ntago turi perfect, hari aho twagendaga dukora amakosa ariko tukabinyuranamo tukumvana, like tugategana amatwi kandi tukabicamo. So ngira ngo rero iyi ni couple ya danger twakagombye kwigiraho, abandi ba celebrity bakagombye kwigiraho. Baratuje, bari serious kandi ubona ko baracyafite y'urukundo. Ngikirere icyo dukeneye mu bastari bacu barimo no kubaka ingo muri iyi misi muri rusange. Ikindi kandi mwibuke ko iyi ngiyi ariyo famille His Excellency Paul Kagame yagabiye inka bro. Ngira ngo mwarabibonye First Family nabo nyine bamaze gukonfirma, no kuvuga ngo nyine iyi famille ni famille ya danger. So ngayo nguko rero dukomeze tubabwire tuti rwose mukomeze mugubwe neza, kabebe rwose komeze ugubwe neza na Clement wawe. Imana ikomeze ibahereze umugisha ndetse ibahereze gukomeza no kororoka niba mubishaka. Ngayo ngoko ngiye nitwe Dino nyawe ukore follow tujye tubana umunsi ku munsi. Niho wakiye niremera ariko nabuze uko mavanda kurayi kandi nazenze ngumana dufashe batirwe uzibiri wari gukora hano mfashe kuzaza gukorera waplan niremera muri rokowe. Nyuma ya misi nishimwe Naomie watanze Gasopo ku mugabo we. Mvuge mumanuke mugiki, you have all the green light, but as soon as you start talking about my husband, I do not play, okay? Mukanya gato gashize uwitwa Nyambo Jessica nawe atanze Gasopo ku bantu bakomeje kugenda bavuga ku mugabo we, cyane cyane abamuvugaho inkuru zitari nziza ndetse n'abakomeje kugenda babatega iminsi bavuga ko ngo batazarambana, hanyuma nabandi bagenda ngo bagereranya umugabo we n'abandi bantu baraho ngaho basanzwe badafite icyo basobanuye. Akavuga ko rero umuntu wese wagize gutya akavuga ku mugabo we inkuru zitari nziza nk'izo ngizo aba yarengeye kandi ahawe Gasopo. Ngira ngo rero ni ikiganiro cyakorewe kuri Ruwa Rwanda cyarebwe n'abarenga 5,000 kuri live. Ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu tutigeze tubona ku isimbi, tutabonye kwa MIE. Binagaragaza ko uwitwa Babu akomeje kugenda agaragaza urwego rwe, agaragaza ko ari umunyamakuru mwiza kandi afite igitangazamakuru cya danger. You guys, my husband ntagaba muri social media, ntago muziranye, niyo mwamuziranye ntago muje akazi, ntago muri make aba muri social media. So rero kubyuka ukicara ugafata kamera ugakora inkuru uvuga ku mugabo wanjye, uvuga ibintu bitari byiza, umukompara n'ibimbizi, ubu dutega iminsi ngo tuzamarana 2 ngo bizagenda gutya na gutya na gutya, akenshi ukagaruka ku mugabo wanjye uba warengereye kuko ntago aba muri social media. Ni umuntu uri out ya social media. Ngiye wenda wamvuga ko tuvuga ngo twese turi muri industry, kandi nabwo ntago wemereye kumvuga ibintu ngiye ntishime bikukarengera.
nka Miki aratwite arafite amarandevu arakuriwe ntago muri make mubwire ngo reka kujya kwa muganga ngo uze uraba wikunze ya n'abandi n'abatarazimaye kandi nta rubanza mbafiteho kuko twakoze amakosa turayemeye imbere ya kamera mutubabarire sibyo bebe mbisubiremo Miguel nicyo kintu kwisi sofa mfite nitaho cyane kurusha ibindi byose naba mfite wow Impamvu se ndi gusaba ko bijyana gako menye impamvu asetse ko umwana wanjye we ntago ajya ababara rero impamvu yishima cyane nagomba ngomba kugenda amenya ibintu bimushimisha byose kuba kuri kimwe kugeza ku cyanyuma ko mba numva undi mwana we yazaza ameze nka Miguel azaba ari umukobwa kuko ukuntu ndi gutaka umwana wanjye ntago bibaho ko kuntu Miguel nyina mbera Miguel wow ubwo rero muri umuntu wa Miguel nitwara nabi aragowe ko nzajya wajya umera nka mukuru wawe wajya umera nka musaza wawe wajya umera Miguel ni byose nkeneye mu mwana Muyango Claudine agomba kwitaba kuri polisi akagirwa inama ku makosa yakoze amakosa yo gutwara ikinyabiziga cyangwa se imodoka atambaye sentire arimo kurya arimo no gufata video hanyuma ari buze gucibwa amande agera ku 10,000 by'amafaranga y'u Rwanda ubundi atahe mu gihe nta zindi nkurikizi zaba zirimo. Dino nyawe hari ikintu maze kubona gikomeje kugenda kizamuka kandi nitutakirinda nitutagihagarika biraza gukomera cyane. So mu bigaragara ahantu umustar azajya afatira umubloga cyangwa se umunyamakuru yamuvuzeho inkuru y'ibihuha no guhita mujyana muri RIP ubundi umunyamakuru cyangwa umubloga agafungwa. Ariko nanone ahantu umubloga umunyamakuru afatiye umuntu witwa umustar ukomeye ari mu makosa ari mu byaha nawe no guhita mujyana muri RIP hanyuma agafungwa. So ibyo bintu rero nge nka Dino nyawe mbona ari ibintu tudakeneye muri industry kubera ko biri buze kwangiza byinshi kurusha uko biri buze kubikiza. No kuvuga ngo hakenewe aba social media managers ku bastari bacu kubera ko abastari bacu ntabwo bakunda umuntu bavugaho inkuru mbi uko byagenda kose icyaba cyabaye cyose. So kugira ngo ibyo birindwe rero hakenewe abantu bazajya bamanaginga accounts zabo zikajyaho ibintu byiza gusa, otherwise bizagorana kabisa. Nge nuko mbyumva ibintu tugomba kubigendamo gakeya nabonye byakomeje kugenda bifata indi ntera. Nge nitwa Dino nyawe ukore follow tujye wishimye kurusha abandi bose hano muri East Africa muri aka kanya n'uwitwa Diamond Platnumz. Aka kanya tuvugana muri Tanzania harimo kuba ibirori bikomeye cyane bikaba ari ibirori bya baby shower ya Zuchu ngira ngo mwarabibonye ko ku munsi w'ejo yatangaje ko atwite ndetse inda mwarabibonye karinda nkuru kandi nibyishimo ku banyatanzania hafi ya bose abakunzi ba Diamond n'abakunda Wasafi muri rusange. So ngira ngo muri aka kanya muri iyi baby shower Diamond Platnumz yishimye birenze kubera ko arimo kureba Zuchu imbere ye umugore navuga ko ni umugore w'urukundo rwe rwa nyarwo bamaranye imyaka 6 bakundana ndetse ari kureba umugore umutwitiye umwana w'umukobwa navuga ko ari umwana wa 5 wa Diamond Platnumz. Ni ibintu birenze navuga ko Diamond ahangaha rwose ubona ko akanyamuneza kamuri kwisura ubona ko yishimye. Ni ibintu birenze ni ibintu nyine navuga ko ari ibintu bya danger nyuma y'ibyavuzwe byose.